Yes kabisa, mbanza kugusuhuza wowe uteze amatwi BTV. Iwabyumvishe kabisa, twageze kuri World Cup 2026 iri imbere. Rero tugiye kureba ibintu bitangaje bishobora kuzabera muri iki gikombe cya 2026 bidasanzwe, naho amakipe 48 azitabira. Abantu benshi ntibazi ibingibi rero kabisa, niyo mpamvu tugomba kuzajya kukitabira byinshi bijyanye nacyo tubizi. Buri kintu gishya kizahindura amateka ya football burundu. Reba neza ibyo wakitega. Ku nshuro ya mbere World Cup izaba ifite amakipe 48. Ibi bivuze ko amahirwe ku makipe mato aziyongera, kandi buri kontinenti izahabwa imyanya myinshi kurusha mbere. Rero benshi ntibabizi ko ibingibi bizazana surprise nyinshi ku isi yose. Rero World Cup ikaba nanone izabera mu bihugu bitatu icyarimwe: Amerika, Canada ndetse na Mexico. Ibi rero ntibyigeze bibaho mbere mu mateka, nibwo bwa mbere bigiye kubaho, kandi ibingibi bizazana imikino myinshi, abafana benshi ndetse n'ubukerarugendo buhambaye. Rero abahanga mu mikino bavuga ko aya makipe mato ashobora gutungurana, bashobora kuzahura nka za favorites. Twarebamo nka Argentine, Ubufaransa cyangwa se Brazil. Iki nicyo benshi rero batazi. Aya makipe mato azaza aje kwihambira. Ewana, dushobora kuzabona za surprise zishobora kuvuka mbere yuko iyi mikino itangira, kuko azaba avuga ati ewana, n'ubwa mbere tukijemo ariko dushaka kwandika amateka. Kandi nanone dushobora kuzabonamo abakinnyi bato bafite impano idasanzwe bazigaragaza ku isi yose muri 2026. Muri iki gikombe bashobora gukina igikombe cy'isi bakiri bato, bakaba superstars mbere y'igihe. Abafana benshi bazishima, ariko ibingibi ntago babizi. Uzabona ba superstars baba benshi muri 2026. Hari timu ishobora gutungurana, hari aba players bashobora kuba legend kandi bakiri bato. Wowe se ubibona ute? Wowe se ubona nde? Wowe se ubona ari ikihe gihugu kizatungurana? Andika muri comment maze utange igitekerezo, tubwira ati ni gutya mbibona. Rero tuzajya duhora tubana buri munsi, tuzajya tugaruka hano kuri BTV n'ibyimbitse bya World Cup 2026 izabe uyisobanukiwe. Subscribe kandi ukore na share, kandi ube mumwe muri community ya football, utazajya ucikanwa n'ibintu byose bijyanye na World Cup.